Urakaza neza inshuti y'inkuru z'urukundo mix tugeze mu gice cya 8 cy'inkuru yacu nziza yitwa Nyambo My High School Girlfriend. Iki gice rero ni kigucike. Ibuka ko mu gice cya 7 twasoje ndi kumwe na Nyambo. Nyambo rero aragarutse mu buzima bwanjye. Nyambo yari yansuye dukumburanye cyane turimo twiyamburasa. Twari mu ntebe zo muri salo. Nyambo yagaragaje kuryoherwa cyane no kunkumbura cyane. Nyambo kandi utaraherukanaga n'umugabo we yari yaramusize nyine Nairobi. Ibikomeza rero turabigufitiye hano mu gice cya 8. Niba uri mushya hano iyi nkuru iratangira guhera ku gice cya mbere, aho munsi nyine wakandaho ukinjira muri chaîne ukajya muri videos urahitubona guhera ku gice cya mbere. Niba kandi utarakora kuri subscribe ntibagirwe gukora kuri subscribe. Reka rero aho twakomezanyije dukomeze mu gice cya 8 abandi nabo duhure mu gice cya mbere. Ikaze uri kumwe na Clement nk'ibisanzwe. Emma please nturekeraho. Twarakomeje umukino wacu twakomereje aho ngaho mu ntebe zo muri salo kugeza ubu twagiye muri douche. Twahageze nyine twese twananiwe twatagangaye twaryohewe cyane. Nyambo ayo mashitani yawe ntuzayagarure hano. Wa mukobwa urarenze. Namuteye blague turongera dutangira umukino nanone ndetse twasoje umukino amasaha yagiye tutazi ngo ni sangahe. Twararyamye tumarana ijoro ryose. Twahanye umunezero n'uburyohe sinigeze mbasha kwicuza. Oya sinigeze na gato rwose nibuka ko ari umugore w'abandi turi kumwe. Njye numvaga ari wa mushiri wanjye umwe twararaga tuvugana muri Korea cyangwa umwe twiganaga muri segonderi. Mu bihe byacu nyine sinarinzi ko muri aka kanya ari umugore w'abandi nayo ndimo ndi gukiniraho. Mu gihe cyacu buri wese igihe yigengaga sinibukaga ko Nyambo yambaye impeta kandi ari munsi y'amategeko. Ndetse icyo gihe uwo munsi nyine ibyishimo nari mfite nabigereranije nabyo ibyishimo nagize igihe navaga muri Korea nkamara icyumweru ndi kwa Nyambo. Twarifungiranye nyine muri apartment. Narinje mukumbuye mu gihe twamaranye igihe kinini turatuvugana ijoro ryose imyaka ingahe ndi muri Korea. Narinje mukumbuye ndaza nyine amfungira niwe cyumweru cyose. Uwo munsi rero nari nawufashe nyine nk'iyo minsi yo muri iyo minsi, kuko nanone nyine tutaherukanaga igihe kirekire cyari gishize kuva ashatse umugabo. Nari ndimo ndyoherwa nanone rero nenjoyinga ubushyuhe bw'umubiri we. Hari igihe uburyohe bwandengaga nkumva navuza induru ariko bikarangira mu kumusomagura mu ijosi gusa nkumva nanamuruma nka muri gatanu hose amarave bite nkayamusigira nyine nkamusigira ibimenyetso. Uburyo nabikoraga mu buryo twakoganaga cyane nari mbizi neza ko turi bugumana amarave bite. Bebe uhari ibiki nukomeza ibihe byose njye mba noroshye cyane njye ndi flexible. Nubwo bagutwaye sinzakureka bebe. Ibyo nabimubwiye turangije umukino wacu ndyamye iruhande rw'ingaramye. Byari mu masaa 7 saa 8. Icyo gihe nyine muri icyo gicuko yahise abyuka ajya muri douche ajya no muri cuisine amarakanya agarutse agarukana amazi y'akazuyazi cyane ndetse azana n'akayisume gato atangira kunkanda no kumanagura nkonkorera massage. Abisoje muri iryo joro arambwira ngo njye muri douche nanjye nkarabenze turyame ariko sinigeze njya gukaraba. Njye numvaga naniwe nshaka kubanza kuryama nkaza gukaraba nyuma. Bibi wamfashije undetse nisinzirire. Namwiteteshejeho nanamubwira ko numva nta mbaraga mfite aranseka. Nagushaka gukaraba nkuzanire ji cyangwa amazi yo kunywa. Zanira amazi shaho amazimo imbaraga. Yagiye ajya muri cuisine kunzanira amazi agarutse asanga nasinziriye. Nabyutse mu gitondo numva mfite imbaraga kuko rero byari muri weekend. Nese mu kwirirwana nawe umunsi wose aho ngahe wanjye mu rugo. Baby yaravuye kwihagarika ariko ambwira ko ngo arimo kwihagarika bikamubabaza gakumva hari utuntu turimo kumwokera. Urumva uri kubabara hishiriye. Gasheri nawe uri munini wanabikoze cyane. Sorry bebe ngo kande none se ninjoro we ko wari wasaze ibintu wakoraga uzanyicira. Se bebe iyo bari wowe ngewe ufite umwana mwiza nkawe wari kwihangana ukabishobora. Ergo raryoshye cyane wamunjyohera. None ikirenze uri flexible siko nkuzingazinga kamera nk'ipine neza. Uburyohe bwawe ariko ubundi abagabo tuba dushaka iki? Ubu muri umugabo wawe yarinda ajya gushaka abandi bakobwa yakuburanye iki koko? Abagabo se mwebwe ko mutajya mubona ibibahaza. Ntago ari nkanjye baby ngewe nakunze umuntu ndamukunda 100%. Ndatuza sinongera guhuzagurika. Ariko Nyambo ubu ngubu ntago ugiye kongera kunsaza, ugiye kongera kunsaza pe. Uratuma mbijyamo neza kandi udahari. Wivuga ibyo bana wivuga ibyo hima. Nukuri Nyambo. Se Nyambo wazaritse ubundi nkakwiba nkakujyana kure. Nkakujyane weye. Cyangwa urakeka ko ari ibintu byoroshye. Byakora nyine tubikoze mu izina ry'urukundo in the name of love. Ndabizi reka ntago byoroshye sheri undi munsi y'amategeko. Nasinye amategeko sheri wanjye. Bebe
erega urive once none se ubuzima ubundi urinda wibabaza kubera iki amategeko ubuzima ubonye bukuziritse urabuzitura ibintu bikakaye ukabyihambura ugashaka ubukuryoheye erega tubaho rimwe kuri inosi kuki se utahitamo kubaho ubuzima wifuje ubuzima wateguraga warotaga kuva na kera what the point kubaho ubabaye buri gihe ugahora complaininga ngo ubuzima ngo ibiki n'ibiki nyeka ko wabihindura rego uzaze nk'ibi nkujyane kure undi se nta nubwo ujye wireba muri miriwari ukabona kuri kugenda unanuka shiri wanjye witekerezeho ntubizi se ko ima utekereza something good wish you the best oya bebe rega nitekerejeho ni niyo mpamvu mu minsi iri imbere nshaka gutangira business zanjye oya nkeneye kuba free ku bijyanye n'amafaranga sinkoresha amafaranga yanditse ku wundi nkakoresha yanjye ninjirije nkumva ndishimye ndanashaka ko ariho umunezero wanjye uzaba ari ubwo utangiye niho umunezero wanjye uzahera reka bebe ibyo uvuga nyambo ibyo uvuga nibyo urushako ni Imana irupanga ariko Imana nayo irabona none se nibona kutishimye ugomba kugira umunezero bebe izo nicyo nkwifuriza kandi nabyo tugomba gukora ibyo byose ndabyumva sheri urakoze nyine okay urakoze kubyumvishe none se uyu munsi so uri buteke oya sheri ngiye nkubwiye ko ndwaye ndi kwihagarika nkababara okay ngaho none reka twambare tugende dusohoke twitemberere oya naho nshaka kujya ngaho ndateka ngaho reka nteke nuko twakomeje kwiteteshanyaho ndetse nanakomeza kumwica mu mutwe umunsi wo ku cyumweru namugaruye iwe sinashatse kwinjira iwe sinzi ibijyanye n'amakamera yawe n'ibiki sininjiye no mu gipangu pe nagarutse mu rugo ubwo nari ndangije gutegura imyenda nzambara ejo nanjye nahise numva nk'ubwe njya kwihagarika numva nshaka kwihagarika cyane maze kwihagarika nkisohoza njye kwambara ipantaro ukuntu nari nifashe maze kwihagarika nahise numva nanjye ndyaryatswa cyane mu gitsina nahise nunama ntangira kwireba reba kwenda nanjye naba nakobotse ubwo sex twakoze yari fire yari ya danger nitegereje cyane mbona hari utuntu tumeze nk'aho hansharuye hagana inyuma ku mutwe ndetse numva nshakiye kongera kwihagarika udukari duke numva nanone inkari zirimo ziramabazamo imbere ndebyemo imbere nsanga naho meze nk'uwakobotse nabonye nashkorutse nk'abantu nk'abiri hatandukanye ku ruhande n'ahagana ku mutwe oya nahise mva mbuze umunezero muri ako kanya nahise mva mu rugo ndagenda njya gushaka farumasi ikomeye babwira ko nakoze sex nta protection bampaye ibinini barambwira ngo birandinda ngo nta kibazo na kimwe nshobora kugira ndakeka ko wari gihe twabikoze cyane arasoza nka kabiri ngenda komeza numvaga nkimushaka cyane aranyihorera yari yoroshye cyane nuko nyuma yarongera aroroha ngira ngo nibwo ubwo ngiye nakomeretse naramuhamagaye kuri telefone mubwira ko nanjye ibyo yavugaga byambayeho mubwira ko nanjye ndi kwihagarika nkababara ariko mubwira ko ngira ngiye kuri farumasi bakampa ikinini nukambwira ko agiye guhita nawe ajya kuri farumasi byarangiye tuganiriye turaseka twibukiranye ukuntu byari bimeze ndetse tunifurizanya ijoro ryiza ngiye byari ngombwa ko njyama kare kugira ngo ejo ntazatinda kujya job haciye iminsi 3 ntari kuvugana na Nyambo numvaga ntamerewe neza urukundo rwacu rwari rumeze nk'aho rwongeye rwashibutse nk'aho twatangiye bundi bushya ariko nk'ibisanzwe ku ruhande rwe yari yongeye asa nk'unsubiza azamuka mu mayira abiri asa nk'unkwepa ubona nyine karima bigenda mu gake naragerageje nanjye mba high value man ndi karuma kugira ngo ntaza kumustressa nacicitse namwihoreye nanjye mvuye ku kazi arampamagara kuri telefone ndetse ariko yampamagaye ubona ko ameze nk'uwacitse intege cyane mu magambo bite baby umeze ute Nyambo hari ikihe kibazo barara bebe sha amaze iminsi 3 ntameze neza niki kitagenda se shusho umujoma wawe se yagarutse oya sha ari mu nzira nubwo atari sawa araba yageze very soon nubwo aje ariko muri ubwo buryo ariko nari mfite ibintu bitagenda neza nabashikibe na bene wabo turi gushwana ndetse na nyina wabo ni nawe afata nka nyina mu mutwe rero numvaga ntameze neza pore sheri sha nta kundi nyine Imana none sibyo kari bisanzwe ko mbimenyereye muri uru rushako aba tubiziranyeho turamenyeranye ni nk'abasazi niko bameze abantu muri famille ibyo reka tubireke erega sheri Boni yakoze impanuka nkinde Boniface y'umugabo wanjye ubari mu ndege kwanza arimo araza agiye no kuhagera yiri muri Kenya agira mu modoka ahenze mu modoka yiruka cyane atwara nk'umusazi niyariramo abana nyine nta kundi nyine niyarisha abana none ngamukozeho turimo bitoroshye ngo baraza kumuvurira nahi Kanombe agira Lamborghini yo ngiyo iragurukana na Ferrari byabaye ryarize byabaye ejo se uyu munsi nibwo yakoze impanuka sinzi yaturukaga ngo byari mu rukerera ngo arimo ataha ngo yaraye inkera banavuze ko ngo umukobwa bari kumwe mu modoka we ngo yahise ngo yuma ngo ahise apfa nawe yarapfuye ahubwo can you imagine that gusa urumva iyo mpanuka yari grave bigeze yari mbi cyane
agenda aguruka njye yantwaye rwose oya hari n'igihe nanga ko tujyana imodoka ze ziraguruka ntiziba zikora ku butaka kandi none aba yanasinze imodoka ze zihenze cyane none ziramwiciye. Nyambo pole n'ukuri sheri wanjye none se bashiki we muri gushwana kubera yakoze impanuka cyangwa reka nawe basukadora ntago tujya duhuza baba bivugisha ngo nashutse ngo umusaza wabo ngo gusezerana nawe ngo kubera ko nkurikiye amafaranga ubundi bakambeshyira ngo impamvu ngo simbyara ngo nanze kumubyarira ngo niyo mpamvu ngajya mu bandi bakobwa ngo nanze kumubyarira kandi yari yanshatse ngo yamesheje agaciro bavuga ibintu byinshi ngo nigende ntumasara ninjye bibandaho cyane kuko ari njye wisezerana. Iyo mpanuka yayikoze uyu munsi mu rukerera none se ninde wabikubwiye sheri? Bamagaye kuri telefone yo muri Kenya niba ari nimero ari we wayitanze niba barebye muri telefone ye barebye nyine umugore we bari we bahita bahamagara bavuze se ko yababaye he nanjye simbizi negereje ko bagera hano umuntu nyine ndacyari mu kuvugana nawe ariko indege yahagurutse ubukwanza baba banahageze. Nyambo mbuze icyo ndenzaho gusa sorry bebe sorry kabisa reka dusabe Imana ibikurikiraho bizagende neza. Urumva sheri? Yego ndabyumva sheri urakoze. Nabonye Nyambo atameze neza ameze nk'uwavangiwe nyine nkaho byamucanze ibyo byatumye rero mwitaho muhamagara kenshi gashoboka nyuma y'akanya nkongera nkamuhamagara kugeza mu gicuku njya kuryama. Nyambo yari yageze ku bitaro yagiye kureba umugabo we kwakira umugabo we Kanombe ndetse bari bambwiye ko umugabo we ngo yageze muri koma. Ema ubuzima buragoye nitegereje umuntu ufite amafaranga ye menshi ndamureba ndeba minota ya nyuma arimo arwana n'ubuzima agira ngo akomeza kurure atagenda atava kuri nosi namwitegereje. Yego Nyambo ubuzima se ni iki? Ubuzima n'ubu ntabwo wamenya ko ari wa wundi wo gufataga nk'ibici nawe ukamufata nk'umukiriya ageze ko wakundaga kujya umbwira bite se none se yari yababaye cyane umutwe niwo wari wababaye cyane umuntu se ni iki? Umuntu ni ubusa pe umuntu ntacyo avuze uzi ukuboko kwe kw'iburyo reka tumusabire ku Mana sheri reka tumusabire ntugire agahinda kenshi Mana ishoboye byinshi wabona asanzamutse akava muri koma. Njye ni nka 80% nabiha nese ko bavuze ko yaviriyemo imbere ngo ni internal bleeding sinzi ibyo ari byo. None se ubwo ahuri kumwe nande hari mwe ni wabo w'umusore umwana we nyina wabo nyine niwe turi kumwe ni nawe uri kwiruka ku bintu byinshi mwihangane gusa barimo baravuga ngo bagiye kureba group sange ko kugira ngo bamwongereremo amaraso gusa nyine mu barashaka nyine abo bahuza kuko byari grave cyane ndetse Nyambo numva arimo aravugana n'umuntu iruhande rwe ngira ngo ni uwo musore nyine bakomerezaho bavuga kuri ibyo by'amaraso ngo bagiye kureba uko yabona amaraso abadokiteri nibyo barimo ari kuvugana n'uwo musore nyine umuhungu ngo nyina wabo uwo mugabo we ngo ni Boniface. None se Ima uretse gato ndaguhamagara mu kanya reka tubanze dukurikirane ibi ngibi. Ima wowe uruhuke ntubyinjiremo cyane sibyo gusa uraza kubutekanye sheri nta kundi nindagiza turava hano ku bitaro ntago twarara hano ntago babitwemerera haba hari abantu benshi ubwo wenda ningera mu rugo utarasinzira ndaza kuvugisha n'ubu ukiri maso sawa nibwo uraza kumbwira. Imore mama take care uramukene tudasubira sheri kandi wakoze kunyitaho pe wakoze kumba hafi. Nuko nshuti neza amatwi mu gihe Nyambo akirimo kurwana n'iby'umugabo we bakoze impanuka accident grave impanuka ikomeye cyane kuvugana nawe byagiye bisa nk'ibigabanukaho gake kandi nanone kuva munsi avuye iwanjye yaje kunsura ntarabona uko yagaruka wenda washize ibyumweru bibiri kuva munsi aza tugakora sex tukayikora cyane tukimarayo ku ruhande rwanjye rero gahunda zanjye zarakomeje kandi nari nzi neza ko ari umugore w'abandi naramuretse rero nyine nk'umuntu utekereza neza kugira ngo abanze yite ku mugabo we umerewe nabi. Ibyo birumvikana nawe niko wabigenza nshuti neza amatwi. Nyuma y'ibyumweru bibiri ariko mama Kamikazi nawe yarampamagaye mama Kamikazi ambwira ko bankeneye ko hari ibintu yashaka ko nabafashamo mu rugo abimbwira nawe wumva adatekanye ndetse naragiye nsanga papa nyine wabasabrina nabasabe nsanga arwaye cyane amerewe nabi nawe bari bamujyanye ku bitaro bamugarura mu rugo twari duhari rero nabasabe sabu umuhungu nyine utari saburi yawe isembi barimo bamwitaho ndetse n'umudokiteri yarazaga bakamwitaho mu rugo. Nafatanyaga na Sabe rero iminsi 3 mu cyumweru umuhungu wabo nuko tukamwoza tukamukarabya yari umugabo munini cyane washobora kumuhenukiza se ngo umwoze uri umugira ngo je wenda ntabanaga nabonetse mama Kamikazi yafatanyaga na Sabe umuhungu we bakamwoza cyangwa se Sabe yaba adahari nkafatanya na mama tukoze umugabo we twese twaba tudahari mama nyine akamuhanagura akaba yakoresha wenda nk'akesumi gato gakonje akamuhanagura hanyuma wenda akanamukanda
ibyo ariko birimo bikomeje Nyambo nawe telefone ye ntago yacagamo. Hashize nk'icyumweru cyose telefone ya Nyambo idacamo. Nagerageje gushakisha Nyambo sinigeze mubona, ndamubura pe, ndamubura kandi sinari kwishorera ngo njye kumushakisha. Yari yambwiye ibibazo afitanye n'abafamiliye bo mugabo we. None nyina wabo mvuga ko buri azagera akanshaka nawe akamvugisha nahuguka wenda. Nabonye ko nabona umwanya azampamagara ko nta kibazo dufitanye se. Nabona ni ngombwa azampamagara. Mama shananye nuva mfite amavunane mize nk'umuntu urwaye. Nuko ndi mu rugo ndyamye nfasha kuruhuka, ariko mama arampamagara, mama wa Sabina wa Sabrina, ambwira ko papa ngo uyu munsi ngo ameze neza, ngo yegutse, karimo aranarya akanigaburira rwose. None ibyo nanjye mbivuganaho na Sabrina kuri video call. Sabrina wari ufite wasi cyane kubera papa we utamerewe neza. Abakobwa n'abasura bizi Shayimano kuri watubera umuvandimwe mwiza pe, uri umuvandimwe mwiza uritanga cyane. Sabrina rega uyu ni papa wanjye pe, ni ukuri. Rega nanjye famiye yanyu nayigiriyemo umugisha cyane. Nahigiye gutandukanya ururo n'icyatsi sinkubeshye. Ngomba kwitanga rero. Yeah, I know. Thank you Ima. Thank you so much. Nyuma yaho narasinziriye ndetse byari ku munsi wo gatandatu. Narasinziriye ndaryoherwa, ibitotsi birandyohera cyane. Ndaryama ndagaruza nibagirwa n'ibibazo naba mfite mu buzima. Nibagirwa n'ibijya mbere byose. Hari telefone yampamagaye ndetse numvaga nta nayifata kuko yampamagaye nyiri muri bya bihe ubu wumva ugishaka kuryama. Ndashaka ibintu biku stress disturbing. Niyo nkangutse naniwe pe, numvaga nyifite amavunane. Allo, bite Ima? Ni sawa umeze ute? Ndebye kuri telefone, nejwe nari ndyumvishe impita mbona kari Nyambo. Nyambo shashire wanjye wo muri segonderi. Nyambo bantwaye bashatse, ariko umugabo akaba yakoze impanuka. Ni byinshi byanjye na Nyambo dufitanye amateka akomeye. Ima bite? None se Nyambo ko yisubura nyine mu buryo butunguranye? Wahise wiburisha. Bite se ubu suri he wowe? Ngubu ndi kwa muri ya famille kwa mama Kamikazi. Bite se umurwayi ameze ate? Ima Boni yarapfuye. Boniface yitabye Imana. Nyambo abaganga se barananiwe? Shano ukuri polisi cyane shiri wanjye hangane pe. Urakoze Ima, urakoze. Kuva giye muri koma ntago igeze avamo. Twagiye no gushyingura ariko nta kintu nagarukanye uretse ibitutsi gusa. Bene abo baranutse cyane ngo nanze kumubyarira, ngo none ngo namuteje mu gutuma ajya mu bagore benshi ngashaka umwana, ngo niyo mpanuka ngo yakoze avuye mu bandi bagore, ngo mba nabaye umugore mwiza, ngo ngiye bakabaye naramukize ku murongo, ngo akaba ndi hafi, ngo nababereye mu kirumbo. Banutse cyane. Ngo sinababereye mu kanazana mwiza, ngo sinamubaye hafi ngo nkuko bari babyiteze, ngo narabatengushye, ngo nabo bari bamugira inama yo gushaka umwana ngo hano mu Rwanda. Bene abo baravuga ngo naje nkurikiye imitungo gusa, ngo wabona ngo naranamurozi. Ndetse n'abo bagore bose ari abanyakenya, ari mu Rwanda, ari mu Mugande n'uyu Burundi, bose uretse wa mwarabu niwe ngo uri mu bihugu by'Abarabu ngazaza nyuma. Bose baraje barahuriye. Uzi cyambabaje, uziko mu bukwe bose abazi. Sinzi rwose icyo gukora kandi bo ababasekera. Muri Nyambo wanjye ihangane pe, ihangane n'ukuri. Reka nawe muri uwo muryango ahuriyemo n'uruva gusenya. None subiriye uracyari ku kiriyo? Oya ndi wacu mu rugo kwa mama. Sinshaka rwose no gusubira hari ahantu. Zajye bagiye gucanura sinshaka. Nabwo kandi nshobora kutajyayo akajyayo nk'umuntu wo mu muryango wanjye akababwira ko ndwaye. Ejo nzaba ngiye na hariya kuri apartment nabaga mbe nkuyemo ibintu byanjye by'ingenzi. Mbe mbasigiye ibintu byabo. Oya Nyambo witekereza nk'abana. Si ibyawe se nimwasezeranye? Ntiwambwiye se ko mwasinyiga imitungo ngivangamutungo? Ibindi bizaza nyuma mu manza. Nasi ko ntakinyirukanza kandi nge mugore w'isezerano. Sinshaka drama pe. Oya nyine bizansaba kuburana kuko hari ibindi byinshi nzi yanditse kuri nyina. Gose nabandi yo nkurikiza isaha yabaye nka bamukinnye nyine ngo abyanditse kuri nyina abantu bakamushimagiza, ariko abahanga baramugaye kuko biriya no gukora nabi. Oya nzaburana ubucamanza buzabijyamo neza, ubutabera buzamba hafi kandi nge mugore w'isezerano se. Ngira ngo ni yo mpamvu nyina bandwanya cyane kugira ngo ambike mu bwoba. Mapuro zanjye siko zibitse neza zo gusezeraniraho. Byihorere pe, nge nduva hari ahantu narazinutswe. None se ntibanakwitayeho ngo bakube hafi bazi ko ari wowe mu bupfakaza asize? Babitaye ngo kuba afite abuzukuru, nge ngo ntacyo mvuze. None se bari kuvuga ngo iki? Shayema shandeka sinashatse gukurikirana ibyawo ngewe. Abagore bandi se babyaranye nawe ko bahagaze bahagurutse ko baje bayagaye bashyushye. Bazamwe ngo n'imitungo cyane nta nubwo baje gushyingura. Nibyo muri Kenya n'ibyaha gusa bahise bavuga ko abana ngo bagomba gukomeza kwiga.
ku konti yo Minerval y'abana ngira hari ibyo ni nabyo bizima numvisemo bindi byose nta mafuti masa ngo ari nande yo kwita kuri banyina ubwo rero nge urumva ko ntacyo mvuze ngo nge singaragara kugeza iyi saha ikintu numvishe kizima bavuga n'ibyo byo kwishyurira abana gusa bindi ninda nini gusa n'ubucucu umuntu utaramara n'icyumweru agiye bose bakaba batangiye gusara hazuye imigara sha ibyo ngibyo ni ibisanzwe nanjye narabibonye no kwa papa kwa fanda narabyiboneye abantu niko bateye siko abantu ngira ngo barebe ibintu gusa none iyo wari umukire ntibanita ku bisize nibyo yaba yarabamariye wapi ntago rwose bagacira amarangamutima y'ubisize wapi rwose ntibanareba wenda ngo yahuzaga nande ngo ibiki oya bose nge ntibahise banyibagirwa muri famiye kandi papa mukuru yarankundaga cyane ntacyo yahaga abana agiye kubanga Minerval cyangwa Richard de Poche cyangwa kubagura ibikoresho by'ishuri ngenga ndeke ko bahise se banyiyibagiza nibyo bavugaga byose nge sinarindimo bo nibita ku marangamutima y'usize ibintu ahubwo bita ku bintu n'agaciro kabyo bose nibyo baba bashyushye basaza ari byo bibereyemo abantu nuko nyine Paul chérie Paul kabisa rega nyambo bamugani banzo iruhukire banzo uruhuke kuko urugendo ufite ni narwo si rugufi ufite urugendo rurerure imbere witegura ubugiye kujya mu manza uzi kujya ariko mu manza nawe bene wabo umugabo wa datanari nabo niya hari abantu barakumva ariko hari yo bakora n'igishoboka banakuroga bakakwica ruhuka niba wumva agaciro k'ibintu ndi kukubwira ruhuka pe ruhuka ubu n'urugamba rwitegura ukenyera ukomeze ndabyumva yima gusa umutima wanjye urimo urandya cyane mba nifitiye ikibazo sinzi nawe niba uzagera ukanyumva byibuze naramwumvishe numva atangiye no gushaka kurira nanga kumuvugiramo ariko mpitamo kumutetesha nka kera nyine sheri wanjye wo muri secondaire high school girlfriend wanjye nibuka kera ukuntu twakundanaga nibuka ukuntu twasangiye akabisi n'agahiye Richard de Poche zacu twarazihuzaga tukazisangira nibuka ko twavuye kure buri wese rega ubuzima bushobora kumunyuza mu yindi nzira itari nziza nk'iyo yateguye agahora n'uruva gusenya nk'urwo yahuye narwo ndetse nanjye ntibiracamo neza none se nge sinkiri guhuzagurika nuko nyuma ndamusezera nkupa telefone cyo namubwiye nta kindi namubwiye gusa kwihangana no gukomera nuko ariko muri iyo minsi nanone nari kwa mama Kamikazi uwo munsi nari mvuye muri douche njya muri salon njye namaze kwitera amazi nasanze papa wa Basabe na Basabrina yicaye muri salon arimo yinywera isupu yari wenyine yiturije mbona nishimye kubona ameze neza yasubijemo na ya madarubindi ye y'amaso nicarana nawe nanjye nsuka isupu duhuta isupu yanteye blague nk'ibisanzwe bye akaba bavuga ibintu by'ubwenge gusa ndanaseka ndishima twarimo twirebera umupira nk'ibisanzwe ariko nanone akongera akanyuriramo kanyigisha business akambwira amagambo akomeye y'ubuzima akambwira kuba umugabo akambwira kwitwararika mu buzima ndetse na Saberaje aparika imodoka akoramo ibintu by'imbuto yaravuye kugura ku isoko ryo mu mujyi yarazanye imbuto nyinshi cyane umusa ndabona meze bifiti ego hima umbwiye ngo dukimbiye umbwiye ngo twiruke nagusiga man hago hansiga Sabe nsigaye nkora siporo cyane papa we yarasetse bisanzwe famiye yabo ni famiye ibamo ibyishimo ntago waba uriyo nguza n'ibintu byo kwinungunikisha wapi bahora baseka bavuga ibintu biri byunguka ibintu byiza ibintu birorganize kandi nta cyuka kibi kiba mu rugo rwabo Anje nawe mukobwa wabo muto ari kuri kaminuza ni ntasigaye yaba ariko mu minsi iri imbere ngazaba yaje bafunze azaba yaje kuruhuka nyine twiriwe neza mu rugo kwa mama Kamikazi ndetse mu ijoro navuganye na Nyambo turaganira kuri telefone Nyambo ndamushyushya arishima avuga seka noneho arisanzura arirekura nubwo yarakiri mu gahinda ko gupfusha umugabo muri iyo minsi ndetse nyuma y'icyumweru dupanga muri weekend kuzahura na Nyambo mubwira ko nzamujyana 12 mu tunyoni tukazenguruka twiganirira nkamuba hafi kugira ngo musubize muri modu nyine twongere twiganire twibuke ibihe byacu Shituniza amatwi harabura badera amezi make kugira ngo umwaka tuwusoze twinjire mu ndi mwaka mushya kandi nge ndimo nateganya kuzagera kuri byinshi umwambi w'ubuzima bwanjye urimo urareba hejuru rwose ndateganya kuzagera kuri byinshi iyo ndi by'ubuzima bwanjye nkarabaho naturutse mva mu cyaro nza mu mujyi kwa papa mukuru kwa Fande uko nagiye muri Korea kwiga uko nagarutse uko nashomye kugeza isaha muri business nuko rero nitegereje urwo rugendo rwose ndongera nkicara nkashima Imana nshima Uwiteka rwo rugendo rutoroshye my friend menye ibyanjye biruta bimwe byayago yaririmbye ntaribi bebe nukuri gira igitondo cyiza reka mbanze njye mu kazi njye kureba imikorere nuko kwa mbere mu gitondo nagombaga kugera ku kazi vuba kandi kuba nturutse kwa mama Kamikazi
nkajya no mu mujyi nkajya no kureba ibikorwa byanjye, nkajya kuri ba banyakoreya nyine ndacyakorana nabo nubwo mbona biri kugenda bihinduka. Ubu nari kuba mvuye kwa mama Kamikazi niho nari naraye, ndagomba kubyuka kare. Ugiye muri iki gicuku Ima wabyutse kare? Buretse mama wagiye kare kwa mbere se? Ngomba guca ku Gisozi simpaheruka nkahita njya no mu mujyi. Oya Ima buretse sha papa wanyu yaraye nabi pe, ngiye ndimo ndatitira ndumva imbaraga zirimo kugenda zinshiramo. Naraye mfite ubwoba cyane, naraye nanashikagurika sinigeze nanasinzira. Uzi ko hari igihe yabuzemo umwuka nk'iminota 5, naraye ndimo kumuhingeza nuko nanze kubarogoye. Mama ngo yabyutse nabi guteze? Cyatangiye ryari? Nabonaga mama adatekanye, ahita mpita njya mu cyumba kugira ngo njye kureba papa wa Sabrina. Oya sha papa yarimo ahumeka nabi cyane, nanjye nahise numva umutima wanjye utereye hejuru. Umutima wanjye uratera ngo po, namufashe mu gituza kugira ngo numve ko umutima utera. Oya sinibuka neza niba narigeze numva umutima utera pe. Mu maguru byaragaragaraga ko amaguru uburyo yarambuye nta mbaraga afite, ndetse nzameye n'akaboko gake nongeye no kukamanura mbona yacitse intege cyane. Neguye n'aka gatoki umuntu azamura mu ishuri, kamwe kari gati isahani, mbona ni kari gutera pe, kandi karaburya niko ngo kagire imbaraga za nyuma ngo niko gahanyanyaza. Cyaba cyiza Sabe nawe yarayeho mu rugo, twese twari twaraye, biba ngombwa ko n'umukozi aza turamuterura turi bane na mama Kamikazi. Njyewe Sabe na mama Kamikazi n'uwo mukozi nyine twamugije mu modoka, ndetse mu masaha yose nta kintu yavugaga. Twamugije mu modoka ya mama Kamikazi ko niyo yari nini, V8 niyo bakundaga gukoresha muri gahunda za famille nyine. Undi modoka ya papa we baba Sabe yakunda amavatiri, ntabwo rero twari kuyijyana. Ubuzima bwe bwari bumeze nk'ubugahagaze pe. Sabe niwe yatwaye yihuta cyane, twe dufite kwihuta kugira ngo tugere ku bitaro. Numvaga nakamufashije gutwara, nanjye ariko njyewe nari ndi inyuma ndi gufatikanya na mama, kuko papa wa Sabrina yaraharadahari. Twarimo turimo kumubungabunga, twageze ku bitaro bahita bamushyira mu cyumba cy'ubutirwa cy'indembe. Nanjye nari nahagiye nabize ibyuya bitewe n'izo gahunda twarimo zo kumuterura no kumwitaho n'ibintu byose twahibikanye. Oya ntabwo twari tworohewe, twagumye ku bitaro kugeza mu masaha 4 rwose yarataragarura ubwenge. Mama wanyagiye twamushakaga, uyu yari wa mudogiteri wari usohotse, dogiteri witaga kuri papa ba Sabrina. Mama wanyarihe yarahavuye gato. Urinde harya nawe uri umuhungu wabo? Yego ndi umwana we. Nta makuru meza yamuziye mbazaniye. Kubera iki doctor? Muze yarigendeye atuvuyemo. Ngira ngo burya mwamugejeje hano arimo ava mu mwuka wa nyuma. Shutuniza amatwi numvisha atari ibicuro, ari nk'ibinya bimfashe ku munwa. Nkiraho hamwe na dogiteri, veti ya mama na Sabe nabonye bagaruka binjira mu bitaro. Hari byo yaravuye kuzana, nuko nge byarananiye kubabwira ayo makuru. Narabyihuriye kugira ngo dogiteri abe ari wikorera akazi ke. Mama yise ava mu modoka nk'umusazi, abura imbaraga, ahita yicara iruhande rw'imodoka, ahita yigama ku ipine ryayo. Nta nubwo yashatse kwiruka ngo ajye mu bitaro. Nitegereje ububabare mama Kamikazi yaragize bitewe n'agahinda yarahuye nako. Umugabo wanjye naragerageje, ibi byose nakoze koko? Neje bundi wari wamaye icyizere kugiye kugaruka, kugiye gukira. Twaraganira umbwira ko utari bugende, none uransize. Mana, koyo we uransize. Biba ngombwa ko Sabe ajyana na dogiteri, nsigana na mama nawe arahagaruka arihangana, arinjira. Nuko nyuma batangira kubwira bene wabo, batangira gutanga amakuru. Nge nkorombe ntiyoberana. Mama yari yaguye igihumure, adashaka kuguma ku bitaro. Nahise nsubiza mama mu rugo mu modoka, nahise mpamagara ku kazi mbabwira icyatumye ntaza, nuko mpamagara n'abasamu ngo bite ku byo mikorere. Ntanga amakuru nyine ko nagize ibyago. Ubuse koko Sabrina nzamubwira iki? Uri rwota amasimbi. Anje se wenda mubwira iki kare ku ishuri? Mana yanjye. Nibyo mama wa Sabrina yarambereyemo. Ntabwo bazabyumva, ntabwo bazanyumva. Mama yarari kurira, nanjye namugiriye impuhwe. Ndetse papa wa Sabrina nari natangiye kumumenyera nanjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Byari inshingano zanjye rero kugira ngo mpamagare Sabrina mubwira ayo makuru. Amakuru atoroshye, gusa nabanje kubibwira umugabo we Derek, kuko nari nzi ko Derek amaranye iminsi na Sabrina. Yagombaga kumenya uburyo ari bumubwiremo. Nibyo byari gutuma Sabrina byakira. Gusa namubwiyeho gake, Sabrina, I'm sorry, he's no more. Ngo ushatse kuvuga iki? Mani nanjye sindibashe kubikubwira. Ibyo Derek agiye kukubwira ubyakire kandi ukomere. Ngo ariko uri muranyirira uruhe mukino Ima? Ubwo nyine nari maze kuvugana n'umugabo we. Iyo byakire ko bimeze, ubyakire ukomere, sibyo? Urimo uravuga kuri papa
Sabrina mbona acitse intege, umugabo we nawe ahita azaramwegera nyine ko twari turi kuri video call, yaramuhamagaye ngo ze nawe yumve, mbona atangiye kumuba hafi. Nimwe mwambwiye ko yakize? Sabrina papa ari guhigima nyine agiye kwirekurangirire cyane, nuko Derek ahita azamuba hafi. Inene ngize Derek ngahita muba hafi, amuba hafi muri ibihe bitoroshye, mbonye namupfumbase ari kumutetesha, undi ari kumurira mu gituza, nuko mpita nkupa iyo video call nyine. Nyuma yaho barangije barampamagara bambwira ko bagiye gukata tike y'indege, bahise bakora booking ngakaza gushyingura. Aho mu rugo ntabwo byari byoroshye, abantu bari bisutse, naraha babonye na bene wacu bo kwa Fande, n'abaturanyi babo, gusa nta magambo menshi nyine nifitanye nabo. Narabasuhuje nkomeza gahunda zanjye ko nari ndimo guhihibikana nk'umwana wo muri urwo rugo, ngira ngo nabo byarabacanze kubona ubusabane babonye nari mfitanye n'abantu bo muri urwo rugo rwo kwa mama Kamikazi. Bazi ko namaze igihe muri Korea kandi ahubwo aribo bakabamenye cyane, ahubwo babona ninjye mbazi cyane, bumvaga wenda batananze wenda. Harategerejwe Sabrina kugira ngo ave muri Canada, ave Burayi ahagere babone gushyingura. Mama Kamikazi nawe ntiyarahagaze neza, ntiyaramerewe neza pe. Oya kuva namenyana na mama Kamikazi nibwo bwa mbere numvishe ngagira umuvuduko w'amaraso. Yaracitse intege cyane, numvaga babivuga bene wabo bandi bari baje, yaramerewe nabi. No kurya mu gihe byakomejeho byakurikiyeho, ngira ngo yarabyihumurizaga gusa agahita bireka. Yaracitse intege cyane. Sabrina na Derek bahageze iminsi birakurikiyeho mu mugoroba nabwo, ndetse barafite n'uruhinja akana kabo gato k'agakobwa kari kakiri gato cyane. Sabrina yaje arimo kurira, ntabwo akibwira ko ari wa mukobwa uhora ari sharp, umwana wo mu bakire. Gusa icyo nabonye Sabrina yarabyibushye, niba ari uko ari umubyeyi arimo konsa. Yari afite umubiri noneho pe, ubona ari umukobwa mwiza washimye urugo. Ngira ngo byatewe nuko yari amaze iminsi itari myinshi abyaye, wenda yihataga ibikoma, nibura yahise bihata ibikoma. Mama I'm sorry, nawe ihangane mwana wa, ihangane cyane. Barimo bahoberana bahozanya, ndetse na Ange nawe yararimo ahagera avawe ku ishuri, barimo bihanganishanya nyine. Aho niho nabonye Sabe nawe acika intege. Sabe n'umuhungu utuje cyane, warezwe neza, uri serieux, ariko yari yacitse intege pe. Nyuma yo kubona bene wabo nyine bashiki babiri begeranye na mama bigunze, Sabe nabonye bimucanze ajya mu cyumba, naramukurikiye kugira ngo ndebe ataba yafata undi mwanzuro w'amugani. Maze kumenyera guhoza abantu, niba ari ko mpura na byinshi. Bro ihangane, ikarume sibyo? Ikarume nturire man, ikarume sibyo? Turabona b'abagabo sibyo? Ubu ni wowe usigaye uri nka papa, usigaye mu kimbo cye, usigaye wowe papa w'uru rugo. Uba bose ni wowe bahanze amaso, nucika intege cyane rero bo bacika intege se bigeze bingana gute? Niwe ugomba kwereka ko ugomba gukomera, bo umugabo uri umuhungu. Bro shareka umusaza nsigiye igikomere cyane, ntabwo niyumvisha ko ntazongera kubona daddy. Yakundaga kungira inama cyane, papa yari umuntu uri koro byatari. Paul Musa twese tuzamwibuka, nanjye nuko twasubijanyijemo umutima, nuko turasohoka tujya gukomezanya gahunda zindi. Nyuma yo gushyingura, nyuma yuko nyine muri urwo rugo hasigayemo bene wabo bake, bene wabo ba hafi, Sabrina we yabaye ahagumye. Umugabo we Derek yahise afata indege ngo yari afite gahunda zindi zihutirwa. Derek yarabaye umuntu w'umugabo, umushiti wanjye twiganye muri Korea yari ikibwa byatari, ariko ari umwana mwiza. Abonaga yarabaye seriye noneho, afite ibindi bitekerezo bikuze cyane biri kuri. Sabrina we yagumye mu rugo n'uruhinja, gusa umwana wabo yaramaze gufatika. Nanjye biba ngombwa ko nsa n'inyabya gato nkajya kureba ibikorwa byanjye n'akazi. Gusa nasimbukaga nk'umunsi umwe cyangwa se ejo nkongera nkagaruka, nkagera wenda nyuma y'akazi nimugoroba. Hanyuma kwa gatanu nkarara aho ngaho nyine kwa mama Kamikazi mu rugo, nkava kuwa mbere mu gitondo weekend yose nkayihamara. Iyo gahunda nayihafashe nk'ukwezi kurenga. Yitabye Imana mu kwa 11 papa wa Sabrina. Ni nabwo nongeye kugira communication na Nyambo. Nyambo nawe wari watangiye kongera kwiruka kuri gahunda ze. Gusa mbwira nkugiye kuma makuru ateye ubwoba. Ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe sheri, mbwira hani. Icyo gihe nari ndimo mvugana na Nyambo kuri telefone, ndi kuri office. Sheri sinzi aho nahera mbikubwira, ariko nkuko nari narabitekereje. Cyagiye tugirana ikiganiro. Emma sinzi uko byumva. Umugabo wanjye yakoze accident, ariko yagiye yaranduye sida. Ngo yajyanye HIV, gusa yarayifashwe vuba. Wa mukobwa w'umunyamahane mwe babyaranye umwana wa nyuma niho hamukongeje, niho wari wamuteye sida, ndetse n'umwana waba positive, umwana babyaye. Ngo Nyambo uri murambwira ngo iki? Oya Ima, njye ntago ndajya kwipimisha, mfite ubwoba Ima. Sinzi nanjye niba bataranyanduje. Nyambo niba barakwanduje ushatse kuvuga ko nanjye ubwo wanyanduje sibyo? Nibutse cya gihe ko naribye ku gitsina, nkabona rwose nashwarutse nakomeretse, mbona utuntu tw'udukomere tubiri.
tubonye igihe twari twararanye na Nyambo twarakoze sex cyane nk'abasazi. Nibuka n'ukuntu nihagarikaga muri iyo minsi nkumva birambabaza. Nshuti neza amatwi nari niciye mu ntebe yo ku kazi ariko nahise numva cravate nahambaye. Numvishe itangiye kuniga. Nyambo buretse ibintu bya panike buretse ubanza umbwire sibyo buretse impa simbizi. Nyambo ariko hari abantu bahita barwara gutyo, hari abatinda guhita bandura sibyo Nyambo? Ushaka kumbwira ikihima uri rero umugabo wanjye twarabanye noneho ubona kurinzeho gukora sex nk'umusazi. Nta kintu tutakoraga akora n'ibidakorwa. Sinakubwiye ko ari mu mafia rero mpamvu nari namuhunze. Umugabo wanjye ntabwo twari kwiproteje. Nose ima urumva nareka gupanika gute? Ndakumva Nyambo ariko kuri situation nk'iyi reka tureke kuba bano batabasha kwikaruma, reka twikarume. Gusa none nangire nsare nangire ngo sara nese nibyo ushaka. Twikarume rero dukomere mu mutima ibindi bizaza nyuma kandi bizaba nakuka none se tuzabihongeraye tuzabyakira. Ariko hima ibaze ubu ngubu ngiye Nyambo ndwaye sida. Ibaze se none mbaye narakwanduje. Ubwo urumva urwo rubanza naba mfite mu mutima wanjye. Urumva se urwo rubanza nazarwikira kugeza ryari? Naba bene habo bari kumbwira ngo ndumutera mwako. Baby calm down nanjye udatuma ntekereza byinshi. Oya hima reka nanjye mfite ubwoba reka. Nari nabuze nawe mera nguhamagara mbikubwira. Nshuti neza amatwi nubwo namuhumurizaga numvaga ndi gukoresha amagambo maranye iminsi gusa mpumuriza abantu mu gushyingura papa wa Sabrina. Ariko nanjye ku rundi ruhande numvaga ndi gutitira, numvaga mfite ibibazo. Ariko byari ngombwa ko mpumuriza Nyambo nabonaga ukuntu ari kuvuga ndebye nabe yafata n'umwanzuro utari wo nkasanga yiyahuye. Nyambo yamamagaraga yabaye nk'umuntu wavangiwe kandi ngo yari amaze iminsi yarabuze uko abimbwira bitewe n'ukuntu yavugaga. None se Nyambo ibiho bimenye ryari? Uruko munsi twavugaga na mwene wabo ko bagiye kumwongiza amaraso turi ku bitaro tuguhamagara. Mwene wabo yahise ambwira ariko se ngo ntuzi umugabo wawe uko amerewe, ngo ntuzi ubuzima bwe gusa uko buhagaze. Njye nahise nikanga nibaza ubuzima bwe bundi uretse ya sida wenda. Bene wabo bari babizi n'abagome bahise bambwira ngo bari bazi ko ari nayo mpamvu namuretse, ngo bo bari bazi neza ko arwaye sida. Bene wabo babimenye kera. Njye musubiza ko ntabyo narinzi. Njyewe nigeze kubabara nibyo bitewe n'ibyo yirirwamo ntanabikitse mbere ndamubwira ngo tujye kwipimisha aranyangira. Numvishe bimbabaje gusa ariko nyuma yaho twakomeje kumpana no gukora sex. Ariko uziko ari n'umugome, yari umugome yima. None se ubwo urumva bene wabo w'umugabo batarabicanye kuva barabimenye mbere ntibanamburire. Barabizi neza uriya mukobwa babyaranye bazi ko arwaye sida. Ngo yabaye indaya muri Nairobi. Erega Nyambo buriya banze kwivanga mu by'abafamiliye mu by'umugore n'umugabo. Wenda bari bazi kubizi wibitabagome. Ariko se famiye gute yima? Famiye gute? Umuntu ufite abo bana bose ubwo urumva we wabyita famiye? Ubwo se yagiye gusura umwe mu bagore babyaranye ntago yitwa ko ari umugabo waje muri famiye ye. Uri ushaka umugore famiye yose niyo umuryango igahita imumenya. Sinabonye se uburyo wacu bahise bamumenya yaza bakajya bamwubaha bubashye amafaranga ye n'ukuntu yayarekuraga. Gusa njye nabyita famiye iki? Hari n'igihe ngeraho nkumva nanze mama wanyumvishaga ku buryo ngomba kumushaka. Oya Nyambo uva muri ibyo komera. Nabyo famiye mbonye aho rero. Ubu sinjye ko narinze abo bana b'umugore w'umwarabu karibo narize imbere ko namubwiye ngo twipimishe. Abo bana batandatu se bose bavuye. Rega nkumva Nyambo ibibazo byo wamugana yagira ngo nanjye mbimufashemo. Ntanamyumvishemo ko yanyanduje. Kuko nyine ari inshuti yanjye yo kuva kera. Sha burya inshuti ni inshuti. Uziko bose mu gushyingura bari bazanye abana babo kuba presenta. Niyo nka. N'utwana se turungana gute? Barutana umwaka amezi. Uriya mugabo nawe yemeje kwigira imfizi muri uyu mwaka ushize. Iyi myaka 2 ishize aragakoze. N'utwana twinshi twose tungana. Umwaka umwe cyangwa umwe n'igice. Umva rega nanjye Nyambo sinzi ko nanjye ntacyo nakubwira cyo nuko ndi umuntu w'umugabo ndimo kwikomeza. Rega ntibyoroshye no se urumva batworohewe nyine. Gusa tuzo ibaza ariko nidusanga turwaye. Nubwo bari iminsi tukazajya kwipimisha sibyo? None se niba turwaye uzankorera ikima? Niba turwaye bizagenda bite? Njye ndakeka ko tumeze neza. Gusa rero kagatima kanjye kakubise kuri cya kinini nanyweye nyuma ya sex. Nyambo Imana izatuba hafi sibyo? Kandi tunasanga tunarwaye kwa muganga bazatugira inama. Ko nkongera nkagira n'ubwoba nyine birumvikana. Warya uburozi se warangiza ukavuga ngo sindi bupfe urahabuka. Niyo baba bakubeshya gatari bwo. Nyambo umva nkubwira ikintu we tuza wikarume wikomeze ibindi umwanzuro no witeka. Icyo gukora tuzakimenya nyuma yo kwipimisha. Nyuma yuko tubonye ibisubizo sibyo? Ubu ngo wumve yishyiremo kuri muzima wumve ko nta kibazo. Ahubwo rebe igiye gukurikiraho. Urebe n'iby'imanza n'imitungo yawe. Gerageza kumukomeza nyine kugira ngo ataba yakiyahura cyangwa agafata undi mwanzuro mubi. Sibyo Nyambo nanjye reka nkomeze ngume mu bikorere y'abakazi kanjye. Ndagukunda cyane Yima. Nanjye ndagukunda Nyambo. Nyuma y'iminota amaze gukupa telefone natangiye kongera kugira ubwoba. Numvishe kongera gukora akazi bitari buvemo
umunsi numva imbereye mubi, ibyo dukorera byose ari kugira ngo tubeho neza. Numvishe rero ntari tayari, ntamerewe neza. Ese nsaba uruhushya ku kazi, ngire mu diko narwaye, ndetse ku bijyanye na business zanjye mpamagara abakozi mbabwira kubikurikirana. Umunsi natashye kare, ndi mu nzira ariko ntekereza ko naca kuri farumasi nkagura bya bipimo umuntu akoresha akipima, ariko ubwenge bubwira umutima wanjye ngo ya ujye kwipima, hanyuma nusanga urwaye oya ndenda ajya kwiyahura se cyangwa nanirwa gukora akazi kanjye kubera iki. Ibyo nabyo baje ndi mu modoka, ndetse kuri ndagira mu rugo sinabashije kurya, sinabashije kunywa cyangwa se wenda kujya muri douche. Nshuti neza amatwi, rego uyu mukobwa nakunze cyane, ubuzima bwanjye niwe wabayeho kugenda bunyuza muri danger, abunyuza mu nzira zigoye. Nyambo nyuza mu nzira zifunganye pe, inzira zikakaye. Nagerageje kongera kumuba hafi ngira ngo muhamagare kuri telefone wenda ataza gufata umwanzuro utari wo. Rego ibigeze iyo bigezeho umuntu yaniyahura, none na bene wabo bamwatatse bamuri hejuru, ubona bumva bamumereye nabi, bamwanjamye bamubwira ngo numutera mwako, ngo niwe wiciye umugabo, ngo niwe utumye biba ngo babona yaranamuroze, none hagakurikiraho n'ibyo byo kurwara ibyo bya HIV. Nuko nyuma dutegereje ko nyuma y'impera z'ukundi kwezi tuzajya kwipimisha kugira ngo hacime iminsi. Nari ntuje ariko nari nsigaye ndi umunyabwoba cyane, najyaga no ku kazi kugira ngo mfashe ba Samuel n'abakozi bo mu bikoni guteka cyangwa iki, nkatinya gufata icyuma kugira ngo ntaza kwikeba wenda nkaba nakanduza undi. Numvaga mfite ubwoba pe, no kubakorera noneho nubwo hari icyuka kibi, haraje icyuka kibi, natangiye gukora akazi kaho mpuzagurika. Ubuse ndi nko mu gikoni nkikata wenda nawe agakoresha icyuma kikata, sinaba mwanduje. Oya nubwo numvaga ubuzima bwanjye mfite wasiwasi sinabwizeye. Icyo nirindaga nuko nakira undi muntu wari wese muri danger ngo mbe namwanduza. Nuko wenda nkajya nkasubira kwa mama Kamikazi nkabashyushya, tukaganira, twagerageje kujya dufata mama Kamikazi tukamusohokana, tugira ngo wenda agarure ibitekerezo bizima. Akana ka Sabrina kari akana keza cyane, kana kakayobeka kajyungu. Mama Kamikazi yari yarabonye inshuti rero, akakishimira akaba ari we rwose inshuro nyinshi uteruye ako kuzukuru ke. Ku rundi ruhande nasuranaga na Nyambo nkajya iwabo kuko basigaye iwabo mu rugo, rimwe na rimwe Nyambo nawe akazi wanjye. Gusa kuri iyo saha twari abantu b'abanyabwoba cyane, ntabwo twigeze twongera gukora sex. Reka tunyoni twari twarasinziriye, ntabwo tunyoni twagurukaga. Twagira ngo dutegereze ukwezi, tariki twahurijeho, tariki twararebye tureba nyuma y'amezi 3 ko tariki wenda turagenekereza. Niyo makuru twari dufite y'amasensibilisation agenda acaho ko nyuma y'amezi 3 aribwo bagupima ukamenya uko uhagaze. Biba ngombwa ko dutuza kugira ngo ibimenyetso bizagaragare neza. Twabaye abana beza pe, twari abanyabwoba, twarageranaga gusa nkamupfumbata. Mwibuka igihe cya mbere tukiri ku ishuri, tukiri utumarayika tutarakora ibyo abantu bakuru, tugikundana, high school girlfriend. Twarahindutse ndetse dutangira kujya dufata gahunda, tukajyana gusenga, tunabwirana kwitegura ikizavamo icyo aricyo cyose kuzacyakira. Sheri, ejo nzasaba uruhushya ku kazi, uzaza hano kundeba duhagurukire hano, cyangwa se urare ejo tuzajya kwa muganga tuvuye hano mu gitondo. Muri se tuzajya kuba ibitaro, hari ikigo gipima, nicyo tuzajyaho, nibyo bakora byonyine kugira ngo tuzabone ko batanibeshye. Oya ntago ndara hano, nzaza ejo. Ndara hano wenda tugwe no mu mutego. Oya babarira, sinshaka. Erega sheri wanjye Nyambo, sheri, igisubizo cyose kizavamo uzakomeza mu mutima umenye ko ngukunda, sibyo? Kandi tuzabyakira, kandi tuzahuza mu buryo ubwo aribwo bwose, sibyo? Tuzicara turi icyo gukora. Ndetse no kubwayo Nyambo, ndetse wumve ko ndi inshuti yawe ibihe byose, sibyo? Ntumfate nka sheri, umfate nk'inshuti yawe, inshuti twahuriye muri segonderi kuva kera, sibyo? Subiza ko twahuzaga cyane, urabizi. Nubwo mu buzima haje undi muntu akivangamo akagutwara akoresheje amafaranga, ariko njye naragukundaga cyane, urabizi. Yego yaraje aritambika Nyambo, nyuma yaho byatumye nanjye mpuzagurika. Nahobeye Nyambo, naho arampobera nk'ibisanzwe, numva Nyambara marandirira mu gituza. Ku rundi ruhande nanjye nkumva narira. Yari imvura y'amarira. Oya twikanze turi kurira tutazi n'ikituriza. Twarizwaga se nubwo ko tuzasanga turwaye. Oya sinzi icyaturizaga, menya dukundana koko. Namwijije ko nzamufasha nkamuba hafi ndetse nzamuba iruhande mu gihe ari kuburana imitungo ye. Akambwira bya bene wabo umugore, mubwira ko ari uwisezerano, mubwira ko adakwiye kugira ubwoba, ko amategeko azabikora, ndetse n'ibyo byanditse kuri nyina amategeko hari uburyo byo bivugamo. Ngo bene wabo umugabo ngo harimo n'abarogo, ariko Imana izatuba hafi. Ni siyo mpamvu dusigaye tujya gusenga se. Nshuti amatwe, nibyo ntiturabona igisubizo ko turi bazima cyangwa ko twanduye. Gusa ibyo aribyo byose njye na Nyambo turakundana. Nawe kandi sinamugaye, yaba yaranyanduje atabizi. Nzabyakira, ubuzima buzakomeza. Sinshaka ko Nyambo yaba hari umuntu wigunze, gusa hari ibintu runaka ntabashije guhagarika. Gusa nanjye mu mutima mba numva mfite ubwoba. Ndibuka
hari kuwa gatatu ku itariki ya gatatu nyuma y'iminsi mikuru yo gusaza umwaka bonani mu kwezi kwa mbere. Abandi barimo baselebratinga New Year, twebwe ubwoba bwatuzengurutse. Umwaka mushya nawusoje ndi kumwe na Nyambo, turi mu bwoba. Nta nubwo nagiye kwa mama Kamikazi, nababwiye ko mfite ahantu ndi bubendi, barabinyubahira. Uhora umwaka wundi, umwaka wari ukurikiyeho. Sinagiye no muri business zanjye, oya. Kuri iyo tariki ya gatatu rero twari ku bitaro dutegereje ibisubizo. Nari ndi gutitira, nari mfite ubwoba nananiwe guhisha. Nyambo we yari yacitse intege, yandyamyeho, yanyegamyeho nyine. Aho twari twicaye nyuma yuko badupimye dutegereje ibisubizo. Bari bamaze kuduha ibisobanuro kugira ngo dutegereze ibisubizo. Nari ndimo gutitira cyane. Mu ntoki zanjye numvaga habize ibyuya, hameze nk'harimo amazi. Nkumva intoki zanjye zidafata. Amano yo mu nkweto nari nambaye ntago nayumvagamo. Nshuti neza amatwi, mu buzima bwanjye nagiye nyura mu bintu byinshi ndetse n'ibiteye ubwoba. Ndetse na siporo za karate ziravuna, haraho zigera ukumva rwose si wowe. Ariko nta na rimwe ndagira ubwoba no kumva byankomeranye. Nkumva atari ngewe uri mu mubiri wanjye. Nta na rimwe birambaho nko muri icyo gihe dutegereje, muri iyi minota dutegerejemo ibisubizo kugira ngo tumenye niba twarawukandagiye. Yewe sinari nzi ukuntu ibintu bitera ubwoba pe. Nuko nyine abaganga bagira bakaguhumuriza bakakugira n'inama, ariko ibintu biteye ubwoba. Iyo baba bataduhaye ibisobanuro bihagije ku bitaro, nari no guhagaruka nkigendera ntafashe ibyo bisubizo, nkamureka akazabizana cyangwa bagahaguruka akagenda. Oya, njye na Nyambo ntawavugishaga undi. Nyambo yaranyegamye yacecetse, nkabona ariko kurya intoki angize inzara nkuko yameraga kera muri segonderi, wenda dukitegereje nk'ikizami. Iyo sangira ngo ntiyibukaga n'iby'imitungo ye by'umugabo yasize. Nyambo yumvaga atekereje ku buzima bwe, ngiye amagara aterewe hejuru, buri wese asamaye undi agasamaye. Oya, nshuti neza amatwi, muri iyo minota yo gutegereza ibisubizo ntabwo byari byoroshye. Hari igihe muri iyo minota twafatanaga mu kiganza, buri wese umwe agafata undi mu kiganza akamukomeza, ariko ngira ngo buri wese yitekerezaga ubuzima bwe. Ubwoba twahuye nabwo muri iyo minota ntaho buhuriye n'ibyishimo byo cyagiye turi gusambana twahuye nabyo. Yewe iyo menya ko ari uko bizagenda ntabwo twari gukora bya binyoni bya wa munsi. Nari kuzaza muherekeje wenda aje kureba tu, ariko ngenzi ko nta kibazo nifitiye. Mbega iminota ibyo birarenze pe, birenze uko tugukunda nshuti neza amatwi, nshuti inkuru z'urukundo mix. Reka twikomereze, turi mu nkuru z'urukundo. Hari nubwo narebanaga mu maso na Nyambo, buri wese tukagira isoni, nkabona arebye ku ruhande, ntacyo tuvuganye, nkabona haradahari. Ubwo umukozi wo kwa muganga wundi wenda yafunguraga ku muryango, wenda aje nko muri iyo sale twicayemo bategerezamo ibisubizo, twagira ngo ashaka kuduhamagara, wenda tukabona arakomeje ntatuvugishije, tukagira ngo twagiye guhamagara. Nyuma y'akanya Emmanuel na Nyambo ryarejwe ry'umuforomokazi wadufunguriye akinjira akaza aho dogiteri yicaye, nkumva ko bwanjye nambwira ngo asohotse. Numvaga amaguru yanjye atari gukora hasi kubera ubwoba, numvaga nimaguruka aho nicaye nubwo ntibashe gutambuka ndi buhite nikubita hasi. Nyambo wari ushigutse naho umeze nk'uwikanze uvuye kure, baduhamagaye mukozeho nawe yari ari gutitira cyane. Gake twinjiye mu cyumba cya dogiteri turamusaba, mubwira ko uwo muforomokazi yasohoka, araseka. Nuko ahita aramubwira ngo n'ubundi ngo yaragiye gusohoka, ngo ntago bajya batanga ibisubizo hari abandi bantu. Nuko atubaza niba turi bubyakire turi kumwe, tumwemera ko nta kibazo twazanye turi kumwe, turi bubyakirire hamwe. Mfite ibisubizo byanyu mwese babiri. Abivuga aseka, arebye uburyo dufite ubwoba, nkumva nagikubita inkonji. Ariko ku bisubizo bigenda, buri wese uje gufata ibisubizo tugira icyo tumubwira, tumubwira kutagicika intege, kandi usanze ari muzima we tumubwira kwifata, naho usanze urwaye tumubwira gahunda z'ukuntu azajya afata imiti, ndetse tukamubwira gukurikiza neza kugendera ku murongo tugiye kumuha, haba w'imirire, uko azajya arya nuko azajya afata ibinini. Ibi byose tubikora kugira ngo nyuma y'iminota tuganiriye hatazabaho ikindi kibazo wenda gikomeye, akazahura n'ikibazo mu buzima. Dogiteri yakomeje kwizengurukaho atubwira amagambo menshi. Mu magambo ibyo nakuragamo mu mutima wanjye nahise nibwira ko tayari namaze kwandura, ndetse numva ntangiye no kwiyakira. Ariko numva ntangiye kugira umujinya, ndeba Nyambo wari iruhande rwanjye. Nyambo wanyujije mu nzira zigoye pe, ariko Nyambo nkunda. Numvaga ko nta kabuza ubwo kigiye gukurikiraho nyine ari kujya mu rutonde, ngiye gukurikizaho imiti, gusa nkazirinda ngiye kwanduza abandi. Nyambo ngira ngo yari yamaze no kwinyarira, nta nubwo yabashaga kuvuga, numvaga yacitse intege iruhande rwanjye, numvaga arimo guhumekera kure. Yarongeye unyegamo ngeze nkumva arimo aratitira cyane, nkumva nanjye arimo arantera gutitira nk'umutingito. Nyambo aratangiye kurira, dogiteri nkabona arimo aramwenyura. Iyi ndwara ifata abantu
nanjye ubwanjye narebaga dogiteri uburyo ari kuzenguruka ibintu ari kutubwira, niba ari psychology niba ari psychology sinzi ibyo yari arimo, ariko ibisuko kudutera umwanya. Dogita banza uduhe ibisubizo abantu tumenye ibindi bitubwire nyuma, tumenye aho duhera. Urimo urazenguruka cyane pe. Nshuti neza amatwi, Nyambo yahise azamura ayo magambo, ibyo gutitira babishyize ku ruhande, numva yahise ahuragura ibyo bigambo. Nyambo nane muzi ubundi iyo yafashe umwanzuro ni nk'umusazi, no ku ishuri niko yameraga, kugira ngo usara agakobwa kamuvugiragamo. Ihanganeho gato, ibi ngibi biba ari ngombwa ko mbibabwira, gusa icyo ngiye kubabwira mwese muri negative. Ngo negative ni iki dogita? Negative ni ukuvuga ko mutari positive. Ushatse kuvuga iki ariko by'ibyongereza numva twanabyibagiwe, wabivuze mu kinyarwanda ariko. Nyambo nyine amubaza ibyo, dogiteri avuga ngo muri bazima. Iyo nkuru yahise turya mu bwonko, Nyambo mbona arakangutse nk'utakira ibyo bavuze, nanjye numva sinzi ibyo dogiteri ari kuvuga n'ukuntu yari yatuzengurukije, nari naramenya ibyo igisubizo aduhaye. Nahise mba nk'umuntu uri kurota, nanjye mpita mpaguruka, twese turahagarara. Tureba dogiteri mu maso, araseka, asetse nibwo twamenye igisobanuro cy'ibyo yari avuze. Tumenye n'impamvu mbere yari arimo kuduseka. Ariko ubundi ubu dogiteri si umugome, twagize ngo arimo aratubeshya. Nuko arongera araseka, tumurebye araseka cyane, nuko duhita duhoberana. Dogiteri arakomeje araseka, turongera dutera ijisho turamureba kugira ngo turebe ko atari kutubeshya. Mbonye ari byo, mpita nterura Nyambo ndamuzengurutsa muri ibyo biro. Nitaye ko dogiteri ari aho ngaho, mpita muha ikibizo ngo mwa, mpita mukurura iminwa. Nyambo yari arimo kurira, ahita atangira guseka, ansekeraho ndimo kumukurura iminwa. Yatangiye kuvuga amagambo, Nyambo avuga ngo Imana ishimwe, ngo wenda ni wowe gusa, ngo ariko Imana ishimwe kuko uri muzima. Dogiteri avuga ngo mwese muri bazima, aduhereza impapuro zacu, ngo dogita ngo gira urebe neza. Araseka dogita, aduhereza impapuro zacu. Twarasetse, turangije turahoberana, turongera turarira, ndetse Nyambo atangira kunsaba imbabazi, ambwira ngo dutegereza andi mazi 3, ngo ariko mbabarira, ngo nari ngushyize muri danger, ngo ntago ari binakwifurije hima, ngo ntago ari binakwifuriza, ngo mbabarire. Twasezeye dogiteri, ndetse nakoze mu mufuka ngurira dogiteri akantu, mubwira ko umushimiye rwose kuko aduhaye igisubizo cyiza, ngira ngo ndebe ko yakira wa mugani ataba tubeshye. Arayakira, ni nacyo cyatumye mbona ko atatubeshyaga, ngira ngo niyo mpamvu nakamuguriye, sinzi impamvu nakamuguriye. Twinjiye mu modoka, tugenda duseka cyane twishimye, ariko twagiye tuvugana ko tutazakora sex, tuzongera kwikora nyuma y'amezi 3, cyangwa se tukazayikora tugiye gukora ubukwe. Natwaye imodoka nishimye, tugeze mu rugo turateka nk'ibisanzwe. Nteka mfite courage cyane, na Nyambo ari kumfasha gukata ibintu nk'ibitunguru n'inyanya n'ibirungo. Nk'ibisanzwe natetse ibiryo biryoshye, ariko none natetse Nyambo ndi iruhande amfasha guteka. Twabere turi guseka, ariko mbere yo kurya twarapfukamye turasenga, dushima Imana. Muri ako kanya tutaranarya bikiri kuduhumurira, mitanza muri sengesho ryo gusaba Imana kugira ngo Nyambo azatsinde urubanza, azatsinde n'abari bene wabo umugabo bamumereye nabi, birirwa ngo bamutuka bamwohereza na message zo kumutera ubwoba. Nyuma y'amezi 3, nshuti neza amatwi, tuzasubirayo, gusa sinzi igisubizo bazaduha. Ngira ngo nawe wamfasha, wenda wamfasha kubikeka igisubizo baba bazaduha. Twaraganiriye, ndetse bavuganye ko uko bizagenda kose tuzahita tubana na Nyambo. Gusa Nyambo yampaye igitekerezo, arambwira ngo nidusanga ari urwaye, ngo nzishakire wa mukobwa urimo kurangiza masters, ngo nzagende musabe imbabazi Sonia. Narabyakiriye, ariko mbwira Nyambo ko nzamuba hafi, nuko nzashaka Sonia, ariko nzajya muvugisha nkamufasha muri byose, nzamubera inshuti ya hafi. Ariko nidusanga turi bazima, dutangira gutegura ubukwe, dutangira gutegura uko ubukwe bwacu buzaba bumeze, ndetse n'umubare w'abana tuzabyara. Ibyo nabyemeranyijeho na Nyambo. Tumaze kurya, nindamuka nsanga ari Nyambo urwaye, cyangwa nisanga twese turi bazima, igisubizo tugifatiraho, twandika urupapuro ndetse tunabisinyaho, tuvuga ko tuzaba friends forever kugeza tuvuye muri ubu buzima. Ansaba imbabazi cyane ko byabayeho, avumagira kure uriya mugabo ngo wari waraje mu buzima bwe. Nyambo nsanga ari muzima, tuzabana, kandi yemeye ko azambyarira. Tuzipimisha hariya nyuma y'amezi 3, ndetse tujye n'ahandi habiri twipimishe turebe ko turi bazima. Nshuti neza amatwi, twatangiye urubanza, ndetse icyizere cy'uko Nyambo azatsinda kirahari. Imitungo ni myinshi cyane, nubwo hari imitungo imwe bazaha abana. Yari umuherwe cyane, yewe sinzi ibyo yacuruzaga, aya mafaranga ni menshi cyane. Twagiye kwipimisha nyuma y'amezi 3, dusanga turi bazima, nanone twarahoberanye cyane. Aho twarabyakiriye, ariko tuvuga ko tugiye kujya ahandi habiri atandukanye n'aho ngaho. Twese tumera nk'aho ari umunsi wa mbere tumenyanye, twakundanye. Nyambo ambwira ko agiye kunkunda bikandenga. Nanjye nahise mfata umwanzuro, mbona ko nta wundi mukobwa nzakunda kuri ino si cyangwa nzataho umwanya. Naragendaga nkirirwa wa Nyambo, bari batangiye kunkunda, ndetse bene wabo abavandimwe be barazaga bakansura, bakirirwa wacu turi kumwe na Nyambo twirebera filime.
Nyambo yarebaga imitungo umugabo we yasize, twareba ibyo bipapuro tukabona ukuntu ari myinshi. Nyambo ambwira ko nibaramuka basomye urubanza niba ngombwa tuzahita dutangira business cyangwa tukajya kwibera hanze. Nanjye nabwiye Nyambo ko business zanjye zimwe nzazisigira bari abahungu twakoranye nabo nkabazamura, hanyuma tukajya gutekereza tugatangira ibindi bintu mpuzamahanga bikomeye, cyangwa se wenda tugakora mu bundi buryo. Nyambo namubwiye ko we meant to be, urukundo rwacu ruzahoraho. Twarebye kuri byinshi, tureba abantu bagiye baza mu buzima bwacu, tubona ko urukundo rwacu ari kimeza, ko ntaho ruzajya. Nubwo urubanza rwa Nyambo batararusoma, business yanjye irimo irakura cyane. Nyambo nawe nubwo ataratsinda ariko bigaragara ko azatsinda, yatangiye business ye mu Buturukiya ndetse business yitangiye guhagarara. Ubu ngubu icyo ashaka ni ukuzajya yigirayo noneho. Rimwe na rimwe nanjye nzajya muherekeza. Uko bigaragara Nyambo ntiyiteye ku by'umugabo. Njye ibyanjye birimo birakura cyane pe. Sinzi umugisha uturutse. Turimo turashaka uburyo tuzategura ukwe muri minsi iri imbere. Tuzimuka, tugiye gushaka inzu mu mujyi hagati. Gusa inzu yanjye nayo irakomeje. Ntabwo iruzura neza, sindasiga amarangi, ndimo ndashaka ibirahuri. Amakaro naguze amakaro adahenze cyane. Muri salon niho nashyize amakaro ahenze gusa. Abanyakoreya ibyabo bimeze nk'ibyarangiye. Ndimo ndashaka kubasezera. Gusa nadetse kubasezera kuko bavuze ko bari abo bazahagarika kandi nanjye nshobora kubamo. Abari ba kontra, abakozi ba kontra. Bivuge ko hari amafaranga y'imperekeza bazaduha. Nzabanzanye nayo nyaryeho, aya nzayarya. Amafaranga ninjiza muri business yanjye nubwo abanyakoreya bahagarara amaze kuba menshi. Hari n'ibyo bindi ndi gutekereza. Yego, ku kazi k'abanyakoreya hari akajagari. Birimo bivuga ko abantu bari muri kontra ngo babahemba menshi, ngo hari ibintu bikwiye guhinduka. Hari abo bazahagarika, nanjye nshobora kubamo. Aya ngaya rero nzayarya y'imperekeza. Aya ngaya niba yampa azamfasha kurangiza inzu yanjye. Inzu nsanzwe ya cadastre ariko ni nini. Nanaheraho ubuzima. Inzu natangiye kubaka ntikinira ariko ngiye kwisoza nyibamo n'umugore wanjye, umukobwa nakunze mu buzima bwanjye bwose. Ni umugisha. Niba na ngombwa nzaba nyimukiyemo gutyo, hari ibyumba maze gukora bimeze gutyo. Nyambo yambwiye ko nta kibazo. Ndetse nagiye kubasura, Nyambo aranshima ambwira ko ndi umuntu w'umugabo. Ku munsi wa mbere Nyambo ambwira ibyo nibwo nibonye ko ndi umugabo. Nibwo nabonye ko anshima. Ubundi mbere ibuka ko yajyaga nsuzugura ngo ntabwo nzi gukora. Ibi ngibi rero birimo biratuma tugiye gutegura ubukwe bwacu vuba bishoboka. Ariko ntibyakunda batarasoma urubanza ngo hari n'iminsi bashyiramo, ariko twebwe tuzabaho nk'abantu bafitanye isezerano ryo ku mutima. Igihe nikigera tuzakora ubwo bukwe. Nzaguha impano nziza, nzakubyarira abana beza. Urakoze cyane mami, mbega impano nziza uzampa. Bitandukanye na Sonia nubwo Nyambo ataratwita, ariko iyo nkuru kuri Nyambo izambera nziza cyane kubera ko mukunda cyane. Njye ndyama nkabirota. Urukundo ni urukundo koko. Urukundo ni love, urukundo ni amour. Irigibuka, iri ni inkuru z'urukundo mix inshuti neza amatwi. Nubwo tuzaduguha n'inkuru z'ubuzima n'ibindi motivation, ariko icy'ingenzi ni inkuru z'urukundo. Kandi ujye duhana comment utubwire uko ubyumva, utubwire uko tumeze, uko duhagaze n'imyandikire yacu. Nzakuba hafi inshuro zose mukunzi. Iryo ni ijambo rya Nyambo muri iyi minsi, ijambo ngenderaho ritajya rimvamo. Nyambo dusigaye tujyana gusenga mu rusengero abanyegamyeho, ndetse n'abakozi b'Imana barabimenye ko dukundana. Nzakuba hafi, ndagukunda, nzakurinda, we meant to be. Ayo ni amagambo tuvuganaho na Nyambo. Ni amagambo nanjye nkunda kumubwira. Nukuri ndashima Imana kubwawe buri kimwe, kubwo kubaho kwawe mu buzima bwanjye. Ima wanjye wambereye byose. My high school beautiful boyfriend, my cute beautiful boyfriend. Avuga n'ibindi mwumva ntibisobanutse. My high school sweetheart Nyambo. Yuri ruhande rwanjye mba nuzuye. Iyo haje undi mba numva nanjye ntaza ahondi, ndi guhuzagurika, mba numva nibuze. Icyo dutegereje ni ukwiruka ku rubanza, nirwo rudutindije gusa kugira ngo dutegure ubukwe. Iby'imitungo n'ibiza cyangwa n'ibizaza, ibyacu birimo biratera imbere. Uruhande rwanjye Nyambo ntacyo murenga, nta kintu na kimwe abuze, ndetse atangiye no kubyibuha, freshere ze zaragarutse. Nyambo ni mwiza imbere n'inyuma. Ngira ngo byose byabayeho byagira ngo bitwigishe. Gusa ikintu nzi ni uko Nyambo muzi, ndamuzi kuruta undi muntu wese. Nshobora kuba muzi kuruta na mama we wamubyaye, kuruta uko famiye yimuzi, kuruta uko ababyeyi be bamuzi. Nshuti neza amatwi, erega guhera ku isegonda rya mbere twatangiyemo iyi nkuru kugera kuri no minota, ndakeka ko hari icyo wize. Hari amakosa abakinnyi bari muri iyi nkuru baba barakoze. Aya makosa kuri wowe nizere ko azakubera inyigisho. Hari n'ibintu byiza abakinnyi bo muri iyi nkuru bakoze, ibyo byiza rero bizakubereye motivation. Mu magambo make reka nkubwire ngo inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo. Kugeza aha ntacyo kurenzaho mfite. Uri kumwe na Clement rero mu nkuru z'urukundo mix. Reka tubwire ko rero inkuru z'urukundo mix ari byinshi iri kugutegurira byose, kandi bigafatanyiriza hamwe kugira ngo bituzanire umunezero n'iterambere no kwifurizanya imigisha. Turi inshuti zawe rero zakadasohoka. Niba utaraduha subscribe ukore kuri subscribe,
nukanda hano kuri ako kantu k'umutuku nyine ujye umenya ko uri kumwe n'inshuti zawe. Ninjira muri no channel utangiye kumva ibyo twiganira, ujye umenya ko uri kumwe n'inshuti zawe zakada soka. We love you so much, we love you. See you rero ube tayari nyine mu nkuru yindi igiye kuza irarenze wari kumwe na Clement. Peace and love.